Ibihe byiza kuri wowe ukomeje gukurikira Igicumbi News Online TV. Iki ni igicumbi cy'amakuru hamwe mubasha kumenyera amakuru agiye atandukanye avugwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nje mugiye kwana mu gicumbi cy'amakuru ne Emmanuel Maniriho. Mbonereho no gusuhuza abandi banyamakuru bose ba Gicumbi News Online TV, kama Mustafa Emmanuel Niyonizera, Evariste Nsengimana, Chief Editor Bizimana Desire rwose nawe nakomeza gubwe neza. Rwose na Diane Muvana nawe ndamubona 5 kuri 5 nawe nakomeze agubwe neza. Ndetse namwe mwese mutwumvira mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, mu karere ka Gicumbi, Rulindo, Musanze, Gakenke ndetse na Burera, abatwumvira mu majyepfo, mu burengerazuba ndetse no mu burasirazuba, n'abatwumvira mu mujyi wa Kigali. Mwebwe mwese abo mutwumvira muri mugubwe neza, ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese rwose nimugubwe neza kandi tunabahaye ikaze muri aya makuru. Uwo bikekwa ko yiyitiriraga ubuyobozi yatawe muri yombi akekwaho gusoresha abashoferi nta burenganzira abifitiye. Amakuru umuseke wamenye nuko uwitwa Niyitegeka Eliezer yatawe muri yombi akekwaho gusoresha abashoferi bari basanzwe bigisha imodoka kuri stade ya Nyanza. Mu busanzwe Eliezer nawe yatwaraga imodoka muri kampani imwe yigishaga gutwara imodoka, akaba ari nawe wari uyibereye umuyobozi. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza buvuga ko uyu mugabo yishyize ku buyobozi nta umushyizeho, noneho akajya asoresha imodoka yose ije gukoresha ikizamini kuri stade ya Nyanza. Uyu mugabo kandi yakaga amafaranga ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda kuri buri modoka yose ije gukoresha ikizamini hariya kuri stade ya Nyanza. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Erasme yabwiye umuseke ko RIB iri gukora iperereza kuri ayo mafaranga yakwaga mu buryo budasobanutse. Bamwe mu bigishaga imodoka rwose kuri stade ya Nyanza babwiye bavuga ko uriya mugabo yagiye avugwaho kunyereza amafaranga mu bihe bigiye bitandukanye. Amakuru avuga ko ayo mafaranga yishyuzwaga rwose ari ibihumbi 10, ngo iyo atishyuzwaga na Eliezer, ayo mafaranga yo ntabwo yishyuzwaga na Eliezer, ngo ahubwo yishyuzwaga n'abandi ariko bakayaha Eliezer akaba ari uyakoresha icyo ashaka. Urumva ko Eliezer we yari afite abakozi, mbega ubwo yari yarigize umuyobozi, akaba afite abakoreshwa abo yakoreshaga rwose nk'umuyoboro, bakajya kwaka abaturage rwose amafaranga ubundi bakamuzanira akihekenyera. Murumva ko rwose ntabwo ari byoroshye, ntabwo ari ibintu byoroshye kabisa. Kugeza ubu ngubu rero Niyitegeka wari ufite kampani ye yitwa United Driving School i Nyanza, afungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Busasamana i Nyanza. Murabyumva rwose ko Niyitegeka yari yarigize indyarya kabisa, aho yazaga kuba yaka abaturage rwose amafaranga kugira ngo ayakoreshe ibyo yishakiye. Ariko nanone ntabwo ubuyobozi bwacu buba buri aho buryamye gusa, kuko butubereye maso, bubereye maso abaturage rwose, abaturarwanda. Buba buhari rwose buvuga buti nta muntu twakwemerera kunyereza rwose umutungo w'abanyarwanda rwose, ubundi bugahita bukora ibyo rushinzwe. Murumva ko ni nabyo rwakoze rwose, ubundi rugahita ruta muri yombi Niyitegeka wari warigize indyarya kabisa hano mu karere ka Nyanza.
Ni nako mboneraho gushimira cyane ubuyobozi bwacu bw'igihugu, by'umwihariko nshimira abakora mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, abakoramo bose basuhuje muri uyu mwanya mbabwira nti mukomeze kugira ibihe byiza. Kandi namwe mwese turabashimiye mwebwe twabanye muri aya makuru. Amakuru yo nakagaruka umunsi ku wundi, isaha ku yindi, tuba turi hano ku bwanyu. Murakoze cyane, ngenda bashimiye, nari Emmanuel Maniriho, naho ubutaha.